Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabasuje abadukurikiye muri aka kanya, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Guhera ku itariki ya mbere kugera ku ya 12 Ugushyingo uyu mwaka, i Glasgow mu bwami bw'Ubwongereza hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku mihindagurikire y'ibihe ku nshuro yayo ya 26. Ni inama ihuza ibihugu byose byasinye amasezerano mpuzamahanga yo kurengera ibidukikije UNFCCC, hagamijwe kurebera hamwe uko ashyirwa mu bikorwa ndetse no gushyiraho umurongo ku bikwiriye gukorwa. Muri iyi nama hashyirwaho kandi amabwiriza yumvikanweho mu gushyira mu bikorwa ingingo cyangwa imyanzuro imwe n'imwe ibigamije gufasha kugera ku ntego zo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. By'umwihariko iyi nama ya 26 yari itezweho gutanga umurongo ku ngingo zimwe na zimwe zari zasigaye zitumvikanweho mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris. Mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, murasobanukirwa byimbitse ku myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Turebere hamwe aho u Rwanda rugeze mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris ndetse n'amahirwe u Rwanda rukura mu kwitabira inama nk'iyi nk'igihugu cyashyize umukono kuri aya masezerano. Ku nshuro ya 26 inama mpuzamahanga izwi nka COP26 yarateranye kandi u Rwanda rwarayitabiriye nka kimwe mu bihugu byafashe ya mbere mu gushyira umukono ku masezerano y'i Paris. Ese ni izihe ngingo z'ingenzi zaganiriwe muri iyi nama? Ikigo REMA kirabisobanura. Ingingo z'ingenzi zaganiriweho muri iyi nama nkuru y'amasezerano mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe, hari ingingo itararangiye mu mirongo migari yo gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris, ariyo irebana n'isoko rya carbone, aho twari dusanzwe dufite isoko rya carbone ryakoraga rigendanye n'amategeko n'imirongo yarashyizweho mu birebana n'amasezerano ya Kyoto, ariko noneho ayo masezerano ya Kyoto akaba yararangiranye na 2020, aho twagombaga gushyiraho indi mirongo migari iryo soko rizakoresha kugira ngo ribashe gufasha ibihugu kugera ku ntego nyamukuru y'amasezerano y'i Paris. Indi ngingo ikomeye nayo yaganiriweho ni igihe ntarengwa cyo kugira ngo ibihugu biri mu masezerano ya Paris bizajye bitanga gahunda bifite yo gushyira mu bikorwa ayo masezerano y'i Paris, ariko binatange na raporo y'ishyirwa mu bikorwa bya gahunda ya mbere baba baratanze. Indi ngingo ya gatatu ni ingingo igendanye n'ubushobozi bw'amafaranga ibihugu bikize biri mu masezerano y'i Paris byiyemeje gutanga angana na miliyari 100 z'amadolari buri mwaka, aho rero bitagaragaraga neza uburyo buri gihugu gikize kigomba gutanga ayo mafaranga kugira ngo bigere kuri ya ntego byihaye, cyane cyane ko ayo mafaranga niyo agomba kuza gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kugira ngo bibashe guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, harimo imyuzure, harimo inkangu, cyane cyane nk'u Rwanda tubona byica abantu umunsi ku wundi. Mu Rwanda ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ni nyinshi ndetse zibasira abaturage umunsi ku wundi. Mbere nkihashaka umwaka umwe yari amazi make yacagamo hariya gusa, ariko ubu ngubu yabaye amazi menshi ku buryo n'ubundi n'ejo bundi muri iyi mvura yari ishize hari igare hano mu nzu, igare umuvuraza urirengaho gutya, noneho igare bararihiga bararibura abaturage. Ari igihururu ubundi n'imvura ihise, ntabwo ushobora kohereza umwana hanze ngo nagende ajye gukandagira muri ya mazi, umwana yamutembana. Ku buryo ngewe imvura yaguye ndahangaha ndaza nje amazi yose yasandaye hano no mu nzu yaretse yamenye. Najemo ngo ngiye gushaka ahantu nareba ahantu nacukuranyeho uru ruhande rumwe, amazi nahagaze hano arantera nkubita hasi, natangiye n'ikate ureba.
imikorere y'isoko rya karuboni, kwemeranywa ku gihe cyo gutanga gahunda y'ibikorwa byo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe no kugena imari ishyirwa mu bikorwa byo kurwanya imihindagurikire y'ibihe ni ingingo zihariye ibiganiro byaranze COP26. Izi ngingo zanafashweho imyanzuro tubwirwa n'ikigo REMA cyo kubungabunga ibidukikije. Nyuma y'ibiganiro birebire twemeranyije ko iryo soko rya karubone rizabaho ariko rikabaho mu buryo butandukanye. N'ibiganiro byabaga ku ngingo ya 6 y'amasezerano ya Paris. Hari rero igice cyemeranyijwe cy'isoko rya karubone mpuzamahanga mu ngingo ya 6 igika cya 4. Iryo ngiryo ni nk'aho ari ryo ryasimbuye iryo twari dusanzwe tuzi twita Clean Development Mechanism cyangwa se isoko rya karubone rishamikiye ku masezerano ya Kyoto. Ariko noneho hakabaho n'ubundi buryo iryo soko rishobora gukorwamo hagati y'igihugu n'ikindi, nabyo byemejwe mu ngingo ya 6 mu gika cya 2. Ariko hanemezwa nanone ko iryo soko rya karubone amafaranga avuyemo hagomba kugira igice gito kijya mu kigega mpuzamahanga cyo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe Adaptation Fund. Aho rero twemeranyije ko 5% y'ayo mafaranga avuye mu isoko rya karubone muri bwa buryo bwa mbere bw'isoko rya karubone mpuzamahanga buzajya bushyira ayo ngayo 5% muri icyo kigega. Indi ngingo ya 3 nayo yari ikomeye cyane, nayo yari imaze igihe kinini cyane iganirwaho. Ni ingingo igendanye n'ubushobozi bw'amafaranga ibihugu bikize biri mu masezerano y'i Paris byiyemeje gutanga angana na miliyari 100 z'amadolari buri mwaka. Twemeranyije rero ko bagiye gushyiramo ingufu izo miliyari 100 zikazuzura bitarenze 2023. Ariko noneho tunemeranya ko amafaranga agenewe gahunda zose zo kubaka ubudahangarwa ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe, amafaranga yazigenewe azikuba inshuro 2, nibura akagera kuri miliyari 40 z'amadolari guturuka muri 2025. Nta gushidikanya ko leta y'u Rwanda yiteguye gushyira mu bikorwa ibikubiye mu myanzuro yavuye muri iyi nama, nko gukora ubushakashatsi, gushyigikira ndetse no gukurikirana imishinga igamije kugenzura imyuka ihumanya yoherezwa mu kirere no gushyiraho amategeko agenga isoko rya karubone mu Rwanda ndetse n'ibindi byafasha kugira ngo iri soko ryungukire u Rwanda. U Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwe muri iyi nama, ariko ntabwo imyiteguro yatangiye nyuma y'inama gusa, ahubwo yatangiye na mbere y'inama, aho u Rwanda rwatanze gahunda ivuguruye yo gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris izwi ku izina rya National Determined Contributions, aho u Rwanda rwiyemeje ko ruzagabanya imyuka rwohereza mu kirere ku kigereranyo cya 38% bigendeye ku buryo dusanzwe tubara imyuka yoherezwa mu kirere. Ubwo ni ukugabanya 38% bivuye ku kigereranyo igihe nta bikorwa byo kugabanya imyuka twohereza mu kirere byabayeho. Ibyo ngibyo rero nyuma yo gushyiraho iyo gahunda ikanagaragaza n'amafaranga dukeneye, ko u Rwanda rukeneye nibura miliyari zigera kuri 11 z'amadolari bitarenze muri 2030 kugira ngo tube twashyize mu bikorwa izo ngamba. Birafasha, byaranafashije u Rwanda kugira ngo
rubashe kwitegura gushyira mu bikorwa iyi myanzuro yavuye muri iyi nama ya COP26 cyangwa se inama nkuru y'amasezerano mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe. Ikindi nanone ni uko mu rwego rwo kwitegura hakenewe gukomeza kubaka ubushobozi, ariko noneho by'umwihariko REMA irimo irashyira n'ingufu mu gukomeza guhugura baba abakozi bo muri REMA no mu bindi bice by'ubukungu, harimo abo mu buhinzi, abo mu bwikorezi, abo mu ngufu, kugira ngo tubashe kumenya uburyo tubara iyi myuka twohereza mu kirere, kugira ngo nyuma ya cya gihe twihaye tuzabashe no gutanga na raporo tuvuga ngo dore ibyo u Rwanda rwari rwiyemeje, dore ibyo rwakoze, dore ibisigaye gukora, cyangwa se dore twarengeje n'ibyo twari twihaye gukora. Ibizakorwa mu gushyira mu bikorwa iyi myanzuro ni ibikorwa n'abafatanyabikorwa biteguye kugiramo uruhare. Twebwe nk'abafatanyabikorwa bashinzwe kunganira leta gushyira mu bikorwa gahunda yiyemeje, icyo tuzakora cya mbere ni ukujya muri za gahunda uko yateguwe, tukarebamo ibyo dushoboye gukora. Nahoze nkubwira ko imiryango yacu iba muri gahunda yo gutera ibiti. Ese hari hateganijwe gutera amashyamba angana iki? Tukabigiramo uruhare. Hari hagamijwe gukora ubuhinzi buteye buti? Tukabigiramo uruhare. Ubu ngubu turi mu biganiro bivuga ngo twahinga duti, ku buryo twahinga neza mu buryo butangiza ibidukikije kandi mu buryo budatumura ibyuka bijya hejuru mu kirere. Ibyo ni ibiganiro turimo kuganira na leta, ariko natwe tugomba kugiramo uruhare mu kwigisha abaturage cyane cyane gukora ibintu byatuma ibyuka bitazamuka, mu kwigisha abaturage kumenya uburyo bahangana n'imihindagurikire y'ibihe, ndetse tugakora n'ubushakashatsi. Ni ngombwa ko dukora ubushakashatsi kugira ngo ibyo tuvuga bibe bifite ireme ry'ubumenyi rya siyansi. Dukora ubushakashatsi, ibyo tuvuga bifite ireme, atari ukuvuga gusa, ahubwo hari n'ibigaragaza yuko ari ingirakamaro. Icyo nacyo ni kimwe mu byo tugomba kuba dukora kandi twibandaho. Ingaruka zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zibasira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere n'u Rwanda rurimo, nyamara ibyo bihugu ari byo bidafite ubushobozi bwo guhangana n'izo ngaruka. Bityo rero gufata iya mbere mu rugamba rwo kubungabunga ibidukikije bifite ishingiro, na cyane ko hari amahirwe ashobora guturuka mu ishoramari ritangiza mu Rwanda. Amahirwe u Rwanda rwavanye mu kwitabira iyi nama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe, aya mbere ni uko ijwi ry'u Rwanda ryarumvishwe ku ruhando mpuzamahanga. Kuvuga ko ijwi ry'u Rwanda ryumvishwe ni ukuvuga ngo natwe turimo turagira uruhare mu kubaka isi dushaka. Ariko muri rusange andi mahirwe yagaragaye muri iyi nama ni uko igihugu cy'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Ibidukikije no mu kigega FONERWA, ikigega cy'ibidukikije no guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, hamuritswe uburyo u Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa amasezerano y'i Paris, binatuma bamwe mu bafatanyabikorwa biyemeza kongera inkunga batangaga. Aha twatanga nk'urugero rw'aho wari uhagarariye Ubudage yiyemeje muri iyo nama ko Ubudage bugiye kongeraho miliyoni 4.5 z'amadolari ku nkunga bwari bwarageneye u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo duhangane n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, reka nkwibutse ko inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe yabaye ku nshuro ya 26 yasize yatanzwe umurongo ku mikorere y'isoko rya carbone, hagenwa igihe cyo gutanga gahunda y'ibikorwa byo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, ndetse n'uburyo ibihugu bikize byagize uruhare mu ihumana ry'ikirere byatanga umusanzu wabyo mu guhangana n'ingaruka z'iri humana.
Mwumvise kandi ko mu kwitabira inama ya COP 26 hari amahirwe ku Rwanda mu ishoramari ritangiza. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mu gitegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Mugire ibihe byiza naho ubutaha. Iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.